mubona kuririmbira Imana ari iki byabamariye? Murakoze. Umumaro wo kuririmbira Imana cyangwa umumaro wo gukorera Imana, Ndabasuje mu izina rya Yesu, nizere ko muri amahoro, nizere ko mushima Imana. Nimba ari mu gitondo ugire igitondo cyiza, nimba ari nimugoroba ugire umugoroba mwiza, kandi nimba ari na nijoro ugire ijoro ryiza. Uyu munsi rero dufite umutumirwa, ariko nubwo ari umutumirwa navuga ngo ni umushyitsi musangwa, kuko hano niwe tumwakiriye. Ntatinze reka mbanze mu mwanya abasuhuze, abibwire, ubundi ndaza mbabwira impamvu tumwakiriye hano muri studio za Agnes TV Music. Karibu umukozi w'Imana, watangira wibwira abadukurikiye. murakoze cyane. Ndabasuje mu izina rya Yesu. Muraho, ndabahobereye. Nitwa Agnes Mutuyimana, nejejwe no kubana namwe. Ndabararikira kumba hafi, ndabararikira kunshyigikira, ndabararikira kunkomeza, kuko ngambiriye cyangwa nifuza kubagezaho ivugabutumwa muri rusange. Ndi umuririmbyi, ndashaka ko tubana muri uwo mwanya. Mbasabiye umugisha ku Mana mwebwe mwemeye kandi mushaka kunshyigikira. Imana ibakomeze, ndabakunda cyane. Imana ishimwe. Rero umukozi w'Imana, wiyumvemo ikaze iwawe. Ariko se Agnes, wagize igitekerezo cyo gufungura ino YouTube channel kugira ngo wenda ujye ugezaho abantu iby'indirimbo? Ese ni iki uteganyiriza abantu bari bukore subscribe kuri iyi channel biyemeza kuzajya bagukurikira? Murakoze abantu mwese, ari nabyo nari maze kuvugaho gatoya. Abantu mwese mwifuza cyangwa muhisemo kunshyigikira, muhisemo kubana nanjye, icya mbere cy'ingenzi mbifurije umugisha w'Imana. Ikindi, nifuza kubagezaho ibintu by'ivugabutumwa. Ndashaka kubagezaho ivugabutumwa tukazamuka muri Kristo Yesu, ariko kandi cyane cyane bikubiye mu ndirimbo, kuko ndi umuririmbyi nk'uko nari mbibabwiye. Murakoze. None mu buzima busanzwe hari indirimbo zanyu bwite mwaba mufite, kugira ngo wenda tutaranaganira byinshi mubanze musogongeza abantu ku ijwi ryanyu, yaba indirimbo yanyu cyangwa se y'abandi bwite, murahitamo iyo mushaka mwumvisha abadukurikiye ijwi ryanyu. Murakoze cyane. Indirimbo zanjye ku giti cyanjye zirahari, ariko nshingiye uko ndi kwiyumva nonaha, reka ntacyo mbumvise uko ndirimba. Gusa Imana ibamfashirize muze kubikunda, kuko ni byiza ko ukora ibintu abantu bakabyumva, umuntu akumva aranezezwa n'ibyo uvuga, n'amagambo aturuka mu kanwa kawe. Ijwi ryo ntabwo niyizeye, ariko ndumva ibindimo bishobora guhumuriza cyangwa bigafungura connection yawe n'Imana muri wowe. Imana ibahe umugisha. Reka turirimbe. Imbaraga zawe Uwiteka Mana yanjye, zitumye nongera kuvoma ku iriba ry'amashimwe. Imbaraga zawe Uwiteka Mana yanjye, zitumye nongera kuvoma ku iriba ry'amashimwe. Ntiyari kunyihorera nubwo navuze ndongorera, yabonye ngiye kugwa amanukira kundamira, na wa musozi biruhanya yanshoboje kuwuterera. Niwe nkesha umwuzuro w'aya masezerano, niwe mvuga sinshidikanya, yanyujije amaganya. Niwe nkesha umwuzuro w'aya masezerano, niwe mvuga sinshidikanya, yanyujije amaganya. Imbaraga zawe Uwiteka Mana yanjye, zitumye nongera kuvoma ku iriba ry'amashimwe. Amen.
Amen, amen. Ntekereza ko abantu bamaze kumva ijwi ryanyu, ni ijwi ryiza cyane kandi ni byiza. Nari nanjye no gufashwa, numva rwose ni byiza. Ako karirimbo ni keza, ni akaba Vestine Dorcas. Ntekereza ko abantu bagakunze ari benshi. None se mukozi w'Imana, muri uyu mwanya ufunguye yica no kugira ngo bigezeho abantu ivugabutumwa, ese ni wowe wenyine tuzajya tubona cyangwa uteganya no kuzajya utumira abandi bantu bakaza nk'abavugabutumwa, abahanzi n'abandi bantu batandukanye, kugira ngo ugire icyo ubwira abadukurikiye? Kubera ko iyi ni cano y'ivugabutumwa kandi ryagutse ritarangirira hano hasi, muzagenda mubona abantu batandukanye, impano zo kuririmba, abahanzi, abavugabutumwa, kubera ko ndashaka ko noneho agakiza karushaho kwaguka muri twebwe, muri wowe no muri njyewe. Murakoze. Imana ishimwe cyane. Rero navuga ngo Imana iguhe umugisha kandi imbaraga n'amavuta ikomeze ikwagurira imbago. None se wenda mu gihe mumaze murimo kuririmba, mubona kuririmbira Imana ari iki byabamariye? Murakoze. Umumaro wo kuririmbira Imana cyangwa umumaro wo gukorera Imana, inshuro nyinshi usanga ari umumaro udasanzwe. Ni ikintu gikomeye cyane, bizana inyungu mu buzima busanzwe, bizana inyungu mu buzima budasanzwe. Nyine ni inyungu ikomeye cyane. Numva ari gutyo nabasha kubisobanura, kuko birangoye nk'umuntu gusobanura inyungu iri mu gukorera Imana, cyane ko kuririmba niyumvamo gukorera Imana, biranyorohera kubikora. Turacyari mu ntangiriro. Iyi ni video ya mbere mwaporodinze kuri iyi YouTube channel, ariko nutangira wenda bino bintu ukabona ntabwo birimo kuvamo, ese nawe uteganya kuzatuvangira mugashyiramo ibyo gutwika, cyangwa ugatangira no gutumira abantu b'abahanzi basanzwe cyangwa se n'abandi bantu bo mu isi isanzwe, ku buryo nyine atari ibintu bya gospel gusa, cyangwa uzakomeza mu mujyi umwe wa gospel gusa? Ntabwo mbyifuza na gato, sinambiteganya. Ndashaka kuba umuvugizi wa benshi batabasha kugera hano ngo bahagarare bavuge, bature ibiri muri bo. Byibuze njye ninshobora kwatura ibiri muri njye, bizafasha abantu benshi. Icyo nari mvuze ni uko nta zindi gahunda nteganya kuzana hano, ni iyobokamana, ni ivugabutumwa. Ngira ngo mwabyumvise rero, abwirwa benshi akumva bene yo. Ni inkuru nziza ku Banyarwanda, ni inkuru nziza ku bantu bakurikira ururimi rw'Ikinyarwanda. None se muteganya no kuzatumira wenda n'abandi bantu bakoresha urundi rurimi atari Ikinyarwanda? Birumvikana, kubera ko umurimo ni uw'Imana. Okay, Imana ishimwe. Rero navuga rero ngo imbaraga n'amavuta kandi ikomeza inzira watangiye, Nyagasani muri kumwe. Abadukurikiye rero nababwira ngo nimba utarakora subscribe, please hita ubikora rwose, ukore like, ukoreshe yawe. Uyu ni umwanya wawe, ni umwanya wanjye, kugira ngo dufatanye kwagura ubwami bw'Imana. Rero uyu ni umuyoboro w'ivugabutumwa Imana idushyiriyeho muri aka kanya. Ni igihe cyanjye, ni igihe cyawe rero dukorera Imana tugifite uburyo, kugira ngo ubwo tuzaba twivuga imyato, imyanya myiza tuyimye, turimo dusingiza dusabanira mu ijuru kwa mahoro ahoraho, icyo gitaramo cy'abera nawe tuzakibanemo. Mukozi w'Imana rero, reka tugusezerere nubwo turi iwawe, ariko utangire cyangwa se usoze ubwira abantu aderesi y'aho bakubona, nurangiza ubasengera Imana, duhita dusoza mu izina rya Yesu. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Ndabanezerewe kandi ni karibu, muzajye muza kuri iyi cano. Namwe nubwo mwanyakiriye, ndabafata nk'abashyitsi, ariko nabakunze kandi nzabakumbura, mbifurije kugaruka. Ikindi, nimero telefone yanjye ndaza kuyibashiriraho, muraza kuyibona. Kandi n'ukuri ndabararikira gukomera muri Kristo Yesu, ndetse namwe mutaraza ngo mumenye Kristo, ndifuza ko mu gihe gitoya tuzajya tuba turi kumwe. Umwuka wera azajya akomeza kudufasha kumvira hamwe icyo adushakaho, bityo bigatuma n'abataramenya Yesu bamumenya. Murakoze cyane, ndabashimiye kubwo kubana nanjye. Imana ibahe umugisha mwinshi. Reka dusenge. Mana yacu, Mana yo kwizerwa, Mana yo kwiringirwa, uri umutabazi wacu, uri data wa twese ushoboye. Ntabwo usaba inkunga,
uribashije wowe ubwawe, ubasha ibyo abantu batashobora, uteye ubwoba, utandukanye n'umuntu uwo ari we wese, wambaye icyubahiro cyinshi no gukomera. Ngushimiye uyu mwanya, ngushimiye iki gihe, ngushimiye ubu buzima ukomeje kuduha, ukabumpaye, ukabuha n'abantu banjye bagiye gukurikirana iyi cano. Icyo ngusaba ni uko utuyobora, ukatwagura, ukazatugeza kure cyane aho tudatekereza. Urakoze kuko uri Imana yumva kandi Imana y'urukundo. Bisabye nizeye izina ryawe ko ugomba kubikora. Amen.